urakoze kushoboye byose ugiye kumukoresha mw'iyi saa 9:10. Data wa twese umukoreshe kandi umugire neza. Ibyo wamudutumye habitugezeho, ntawe we habe wowe, imbaraga zawe n'umwuka wera biganze kuri we. Sibwo bwa mbere umukoresheje kasi n'ubwa nyuma. Ngaho mushigikire kandi umwiteho, tugukomeye amashyi tumwakira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe mwuka wera wamutumenyesheje. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe mwuka wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubona. Turavuga imba, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Abiringiye abantu n'abahemukira, ndetse babahaga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, abwikuzo Mana yacu ukura bikwiriye. Haleluya, kandi ntukoze isoni, abwikuzo Mana yacu ukura bikwiriye. Mana ntumeze nk'abantu utubwira ibinyoma, kandi ntukora nk'abantu ucuza icyo ukomeza haleluya kugeza ibihe. Mana ntumeze nk'abantu ukora ukomeza haleluya kugeza ibihe. Mana yanjye, Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abo. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Haleluya. Ukomeza isezerano kugeza haleluya. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe. Nshimiye Imana inyemereye kuba ndi hano kubera ko itameze nk'abantu. Amen. Haleluya, haleluya. Ni ukuri yaba imeze nk'abantu ntago mba ndi hano, nta nubwo mba nkibukwa. Ariko amen, ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ndi hano. Amen. Amazina ni yayandi. Nda Apotre Claire Dorcas, mpagarariye ministeri ya Dorcas mu isi, ku migabane yose y'isi.
turahakorera. Amen. Haleluya, haleluya. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Umutima wanjye wawujuje amashimwe, akanwa kanjye nakukuzuza indirimbo. Aho byari bigoye waratabaye, warakoze mwami. Haleluya. Nakumva papa. Amina. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Nanjye nahawe ijambo kuko byemewe na nyiri ijambo. Amen. Haleluya. Abefeso 2 umurongo wa 10. Abefeso 2 umurongo wa 10 ni wo wonyine tuganiraho. Amen. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya, haleluya. Hari abandi bahageze nuko hari kuvuga amen. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya, haleluya. Imiyagira zikamburaho ijambo, no mu butayu sinjyanishwa n'umwuma. Imiyagira zikamburaho ijambo, no mu butayu sinjyanishwa n'umwuma. Uwa mbere y'umutaka agahuma amasibimiga, ineza ye yaramamagaye, ingize igihunga. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Uwa mbere y'umutaka agahuma amasibimiga, ineza ye yaramamagaye, ingize igihunga. Ineza ye yaramamagaye, imbwira ko nzagerayo. Haleluya, amen. Uwa mbere y'umutaka agahuma amaso ibyampigaga, ineza ye yarampamagaye, inkiza igihunga cyose. Irangije irongera irampamagara, irambwira ngo humura uzagerayo. Amina. Mwumvishe ko nta no kunanirwa guhari. Amen. Ngo mubananirwa sindimo. Nukuri ayo makuru ndayafite. Imvi zizarinda ziburuyenzi. Amen. Hari indirimbo imwe baririmbaga, naho nashaje amenyo yanjye agashira, sinzareka kuvuga ngo Yesu. Amina. Imvi zizarinda ziburuyenzi tutarananirwa, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Mana ishimwe. Nanjye yarandemye indemera imirimo myiza.
umunsi ijya kurema. Mungabanyirizeho gato kuri mikoro, iri gusakuza cyane kandi njya nsatura nibagirwa ko ndi mutoya. Amen. Haleluya. Shimiye Imana ko nongeye kubona Sekazuba. Muheruka hariya i Nairobi, ntago yari yaje muri church yanjye, ariko uwo mubyeyi yari yagiyeho no mushuti wanjye dukorana cyane, igiterane cye cyose mba ndimo. Amen. Muhaye n'intashyo umugabo wanjye ngaramukunda cyane 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 kandi. Amen. Shimiye Imana ko nabonye domoro amaso ku maso, nubwo yabwiye ngo turaziranye, ntabwo twari twakabonana, ariko mu mwuka twari tuziranye no ku mafoto. Amen. Haleluya. Rero nababwiye ngo Imana ijya kurema uyu munsi, ijya kuwurema yawushyizeho ibintu byinshi bizawuberaho. Ubu hari n'aho abantu babere impanuka zabaye kuri uyu munsi, hari n'abantu babaze kuri uyu munsi, hari n'abantu bacitse amaguru kuri uyu munsi, hari n'abantu bavutse kuri uyu munsi. Ibyo byose zitararemwa data yari azi ko bizaba uyu munsi. Haleluya. Nanjye rero shimye Imana ko yari azi ko nzaba ndi hano uyu munsi, ndi kumwe na Sekazuba uyu munsi, ndi kumwe na Rudomoro uyu munsi, ndi kumwe na Kirere uyu munsi, ndi kumwe n'aba babyeyi beza uyu munsi, ndi kumwe n'aba bapapa beza uyu munsi. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Amen. Kugira ngo tuyigenderemo. Ndabyumva. Haleluya. Amen. Hari igihe Satani ajya ashaka kwivanga mu mugambi w'Imana kugira ngo atunanize cya kindi Imana yaturemeye. Haleluya. Ariko uyu munsi uvuge ngo Mana unkoresha icyo wampamagariye. Ribe isengesho ryawe, uvuge ngo unkoresha icyo w'abana bane. Nabivuze. Baravuze ngo ndacyari mutoya, nzarinda nsaza ameze gutya kuko nemeye gukorera Kristo. Amen. Kandi ngo bashaka icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badashogora. Yongeraho ngo n'ubwiza. Murabona ntari mwiza? Amina. Haleluya. Hari umunsi rero Satani yivanze mu mugambi w'Imana, ashaka kugira ngo icyo yampamagariye cyangwa icyo yandemeye cyangwa iyi mirimo myiza Kristo yari yararemye, yari yarateguye kera ngo jyewe nzabe ndi kuyikora, Satani arivanga, ariko Imana imwereka yuko batiganye. Amen. Umunsi umwe. Amen. Utegereje kumva uwo munsi byabaye? Ndabikubwira nicyo cyanzanye. Munyemerere gusa mwebwe nimutahe kare, amatwi yanyagume hano n'imibiri, hanyuma tuze kumva Imana. Amen. Kandi baracyana bahanuriraga ntarahanura. Amen. Uwo munsi rero ibintu birahinduka. Satani asaba ubuzima bwanjye, aravuga ngo bya bindi byose ijuru ryicaye rigategura, cya gihe n'abamarayika bakicara bagategura, cya gihe Mwuka Wera n'Imana Data n'Umwana bakicara bagategura, bakavuga ngo tureme umuntu ase natwe, bagatekereza bakarema jyewe Karikwera. Iri zina niryo rizwi cyane. Amen. Mu bantu ntago rizwi, ariko ijuru n'abadayimoni bazi Karikwera kuko niryo zina niswe umunsi mvuka. Amen. Niba iwacu baraterekeraga, niryo zina bajyanye ku bicaniro. Amen. Niba data yarankoreye deliverance akankura muri ibyo bicaniro, yakuyeho izina Karikwera. Kirere ryari ritaraza na Dorukasi. Amen. Rero Satani aricara avuga ati uyu Karikwera uyu nguyu reka tunanize umugambi bariya bicaye bakagambirira, tuwunanize kandi tuwukureho burundu. Amen. Mvuka mu muryango w'abana, twari twese hamwe ni 13. Amen. Haleluya. Ariko uwo munsi byarahindutse. Satani nyine kwa kundi nababwiye, umunsi umwe ku matariki amwe ku masaha amwe barapfa.
nanjye ndapfa. Amina, nanjye ndapfa. Haleluya. Kubera ko uwo munsi hakoreshejwe ibikoresho bitandukanye byo kugira ngo binanize umugambi w'Imana. Mu bikoresho byakoreshejwe rero, jewe nakubiswe imiri kandi nyikubitwa ahantu habi. Aha gutya. Amen. Mara iminsi 3. Haleluya. Mara iminsi 3 ndi mu mirambo. Ahantu niba mujya muhumva kuko ngira ngo ni ku rwego rw'igihugu, ahantu bita Nyarubuye muri Rusumo, ariho muri Kibungo. Jenoside irangiye babaze imitwe y'abantu bakuru basangamo 20,000 hatarimo iy'abana. Vuga ngo nta cyanagoye umugambi w'Imana. Aho ngaho nyine, aho ngaho ibyo byabereye niho narindi. Aho ngaho nanjye nari nahakubitiwe. Ariko muri iyo minsi 3 Yesu aravuga ngo kuko nakuremye nkuremeye imirimo myiza kandi nkayiremera muri jewe kugira ngo uzayigenderemo, ongera ubeho mu izina ryanjye. Amen. Haleluya. Ndongera ndazanzamuka. Nyuma yo kuzanzamuka nazengurutse imiryango bose bari aho ngaho. Nagiye mbageraho, uwo baciye umutwe, uwo bakubise he, bose narababonye. Hanyuma mvamo ndasohoka ndagenda. Kugenda ntibyari byoroshye, no kuyivamo ntibyari byoroshye kuko iminsi 3 yari ishize abantu bamaze kubyimba, ntago byari byoroshye kuvamo. Nabanje kuvanamo umutwe. Haleluya. Maze kuvanamo umutwe levosira botota. Haleluya. Maze kuvanamo umutwe igihimba kigumamo kuko nari ntwikiriwe n'abantu benshi. Ariko nyuma yaho nza kuzamura amaboko, nyazamuriraho nazamuriye umutwe, mfata hejuru ku mirambo nsa n'uzamuka. Amen. Haleluya. Mbaza ngo ubwo bwenge wabukuye he? Nari mfite imyaka 10 gusa. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Uyu munsi nagutumweho ngo nkubwire ngo ni igiki, ni uruhe rwitwazo washyira imbere y'Imana kugira ngo ntukore icyo yaguteguriye. Haleluya. Haleluya. None navuyemo ngenda nkandagira hejuru y'imirambo, aho nahaboneye byinshi, ariko ngera hanze mbigiyemo ni ibintu bitwara amasaha 3 kandi hano bashaka kuba nubwo batampaye iminota ntari burenze 40. Amen. Haleluya. Ndasohoka ngera hanze. Ngeze hanze ntangira kuzenguruka ikibuga cyose hari imirambo, urusengero, ikiriziya kinini cyari imirambo, amazu y'abapadiri n'ababikira byari imirambo. Nagerageje gushaka n'amazi yo kunywa ndayabura kuko na za robine bari bazimenaguye. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire, Imana buriya hari akabanga yadusigiye. Bimwe bakubwira ngo nturye icyo urapfa ntiwapfa, kuko jya ako kanya nanyoye amazi ari gutembana n'amaraso. Ariko murabona ntari umugore mwiza. Amina. Uwa mbere y'umutaka agahuma amasi bimpiga, ineza ye yarampamagaye, inkiza igihunga. Ineza ye yarampamagaye, imbwira ko nzagerayo. Amina. Haleluya. Narasohotse nangira kugenda mpita mpura n'abaje kongera kwica. Amina. Ariko vuga ngo Yesu nta hantu atakura umuntu, nta naho atamugeza. Narahavuye naho mpura nabaho hanze bari kugenda, sinzi uko Yesu yabigize, nca mu maso yabo, ndagenda ndiruka njya ahantu mu kigunda cyari aho hafi, nirukankana n'abandi bantu nka 2, turagenda twicara muri ako gashyamba. Amen. Ndacamo nihuta kugira ngo ntago nongera gusoma ijambo niririya. Yesu yarambwiye ngo naguhaye ibyo kuvuga, nujya ugerayo ujye ubivuga wicarire, kandi nzi kuri buze gufashwa, nzi kuri buze no gufata umwanzuro wo gukorera Imana nta kintu na kimwe witayeho. Amina. Haleluya.
ubwo nagize ngo nkubwire utaza kureba umugore uri imbere yawe wambaye neza, wambaye agahotaro, washokoje neza ngo uvuge ngo niko yahamagawe. Nawe wumve ko nta kure cyane Imana itagukurana nawe itakugeza. Amen. Twabaye muri iryo shyamba kugeza aho noneho batangira kujya barizenguruka bari guhiga, bageza aho baza bahigisha imbwa. Vuga ngo hari Yesu n'imbwa ntago zihumurirwa. Haleluya! Ahari Yesu n'imbwa ntago yakureha ngo ikubone. Zarazengurutse tukajya tuzirebera gutya mu twenge tw'ibiti. Zirazenguruka basigaye nka hariya. Barangije twumva baravuze ngo apungo nta barimo twarabamaze twigendere. Imbwa zabo barazihamagara baragenda. Haleluya! Amina. Imana ishimwe. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Mureka abakina bakine, mureka ababicuruza babicuruze, ariko hari abantu bagiye kuvugira Imana badafite ikintu na kimwe bitanga. Haleluya. Amina. Haleluya. Nageze inaha numva mfite agahinda. Na kirere ni ubizi turi kugendana muri iyi minsi. Ndi kureba utuntu abakozi b'Imana barimo. Nkavuga ngo wampa nk'inkoni, nkabashirarira nkakubita. Bambabarire please, abazambona bambabarire. Buri wese afite uko yahamagawe, ariko reka mbabwira ijuru rirahari kandi rifite abazarijya. Haleluya. Oya rirahari. Bakomeze bakine, ariko ijuru rirahari. Kandi hari ijambo riri kumfasha rivuga ngo dore ndaza vuba. Nzanye ingororano. Ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Rikongera ikambwira hasi ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'ababeshyi n'abakunda kubikora. Imbwa se mugiranizi zimoka, ni wowe wananiwe kumva Imana. Haleluya. Aho ngaho Yesu yarahasimbukije. Aho naho baragenda baransiga, ariko hashize iminsi tubona nta mpamvu yo kugumamo, n'ubundi tuzapfa, inzara izatwiciramo. Amen. Uri muranga kwiyiriza ubusa, ariko iyo minsi twiriwe ubusa tudafite ibyo kurya, tudafite naho tubirira, kandi bitabuze mu gihugu. Ariko we wanga kwiyiriza ubusa ngo ndwara igifu. Jewe navuye muri iryo shyamba dusubiraho ku kiliziya, turavuga ngo reka tujye aho abandi bari gupfira muri rusange, n'ubundi tutazasangukira mu ishyamba dusubirayo. Amina. Uze kumbarira impfu nasimbutse, kubera ko uri mu mugambi w'Imana simbuka impfu nyinshi. Haleluya. Aho maze gusimbuka zingahe buriya mwazumvishe? Hanyuma aho narahageze rero. Subiye ku kiliziya duhita duhura n'intera hamwe z'iwacu. Munyihanganire nkoresha iryo zina, ni kera habayeho kugira ngo ubuhamya bwanjye bugende neza. Amen. Zazindi z'iwacu neza ku isambu batuzi neza. Barangije baravuga ati nari mpakubitaniye na mukuru wanjye wo kwa data wacu. Bahita bavuga ngo abandi bazi n'ibisobanuro. Urumva niwe bari bazi mukuru, nge nta wari unzi wenda, cyangwa bari bazi ko narakana gato cyane. Hanyuma abivuze Imana iravuga ati nubwo umuza ariko ntacyo umukoraho, ahubwo ngiye kunyuranya indimi kugira ngo mbatabare. Imana ihita inyuranya indimi. Ababanda abwiye barabiyo ngiyo muri ako gace twari twahungiyemo, wahita ajya kwica abandi. Urebye yanze kwisiga amaraso yacu, ahita ajya kwica abandi, dusigira abo, dusigara twisobanura, dusigara tubabeshya. Amen. Turavuga ngo twe twaje twiruka, ntitwari tuzi iyo turi kujya. Iwanyu ni he? Mukuru wanjye sinzi abo yabeshye, biyi iwacu barabamenya. Aravuga ati okay, mushaka umuntu bajyana, hanyuma akazi nikarangira tuzabasubiza iwabo. Amina. Haleluya. Shima Imana ko mba ndi kubivuga nshize amanga. Haleluya. Kuko hari ikindi gihe ntabashaga kubivuga, hari n'ikindi gihe ntabashaga kubyibuka kubera ko amarira yari menshi.
ariko data ajya yomora. Niba utaromo iyo ngezaho njya mbwira abantu ngo niba ukivuga ngo umugore turimbana muri korari yamvuze, njyewe sinzasubira muri korari, ufite ikibazo, kuko njyewe abo turi kumwe mu itorero nabishe imiryango yanjye. Ugashyiraho na publicity, hari aho Imana yankuye harenze utwo tugambo. Haleluya. Ibi bintu simbivuga ngo mubyumve, ujye ugenda ufata umwanzuro bitewe n'ahari intege nke zawe. Njyewe ndi kubwiriza. Amen. Hanyuma rero byararangiye, baduha undi muntu aratujyana. Wari uri muri ako gace bajya kuduhisha, kuba badutunze mu ngo zabo kugira ngo akazi nikarangira bazadusubiza iwacu, ariko nta hari twe twari dufite amakuru. Amina. Ariko data yaravuze ngo nzaca kanzu aho babaciriye akobo, aho yari ahaciye akanzu. Amen. Twaragiye rero, ibyo nahaboneye ni byinshi sinshaka kubisubiramo. Amen. Wenda muri mwe niba hari abari mu gihugu barabizi, ariko twahaboneye bibi, aho ubona umukobwa bateye igisongo kuva hasi kugera mu kanwa, bagashinga hariya bakegeka. Ibyo byose twagiye tubibona, ariko impamvu nabibonye kwari ukugira ngo ntazirara, ahubwo menya agakiza Yesu yampaye n'umugisha yangiriye, kuko ntacyo narushaga bariya nabonye. Amen. Aho rero twaragiye turahaba, tugezeyo gutya uwo mugabo atujyanye yari afite papa we, akitubona yahise afata icumu arivuga, aravuga ngo nta soni ubazanye hano kugira gute. Icyo gihe hari amazina batwitaga sinshatse kuyasubiramo, icyo ndi kukubwira ni ukugira wumve imbaraga za Yesu. Amen. Iryo cumu naryo umugabo yahise atwitambika, arababwira ati aba nabahawe nabi wabo, nimubica nzabigenza gute? Ahita araryunamura. Haleluya, 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 haleluya. Areka kutwica, tuba muri iyo nzu. Ubwo twabaye mu buzima busanzwe nk'abandi. Icyo nzi cyo nuko najyaga mbona azana inyama buri munsi. Yazanaga ingorofani zuzuye inyama zaba zitararangira, akazana izindi. Habaga amagunguru yuzuyemo amanyama, amwe akaboreramo. Twifuzaga kurya ibishyimbo, ariko reka nkubwira akantu kabaye, we wanga kwiyiriza ubusa. Sinarenze ko umuntu yareka kurya agafatana umuhogo burundu. Nari narafatanye umuhogo ku buryo kugira ngo ntangire kurya, batangiye bafata agakoma ka porici niba muyizi, bakajya bampa ku kayiko bagashyira mu kanwa kamanuka, bakaba baretse, bakongera. Muri kumva ko umuntu aba yarapfuye. Amina. Haleluya. Bakongera nko mu minota ingahe bakama kandi kayiko, nkongera nkanywa, nkora siporo yo kurya kugeza igihe umuhogo wongeye kugaruka. Nongeye gutangira kurya ibiryo hashize nk'iminsi ingahe, bantungishije agakoma ko ku kiyiko. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nabwiye Imana ngo nzakuvuga neza, abantu babyemere cyangwa babyange, ukizwe cyangwa ubyihorere, ijuru rifite abaryo. Uyivugire cyangwa ubireke, jyewe nzayivugira, kuko ndi mu myaka y'inyongezo. Nababwiye abana mfite mugira ndababeshya, imfura yanjye ifite imyaka myinshi cyane, imyaka 18. Amen. Haleluya. Nge ndi mu myaka y'inyongezo. Ezekiya yongera 15, jyewe maze kongerwa 29 nyuma yo kuzuka, kuko mfite 39. Sinjya misha imyaka yanjye. Amen. Ariko nzarinda imvi z'iburuyenzi nkiri simati. Haleluya. Mwabadamu mwe mujye muba simati, hari ahantu Imana yadukuye. Uzacumuzwa n'iherena nambaye agacumuzwa na make up agenda apfe, kubera ko narapfuye ndazuka.
kandi Kristo arambwira ngo ngusigarije kugira unkorere, ntabwo arambwira ngo mbireke. rero mube simati dukorere Imana. Haleluya, haleluya. Aho byararangiye naho turahava, inkotanyi nazo zaje, habaho ubwoba bw'uko nabo bari bupfe. Batangira kuvuga ngo ahari harasigaye abagore n'abakobwa nabo mubamare. Baratubwira ngo mugiye kuri segiteri, ndi kubibwira imfa Imana yasimbukije, nta kindi ngambiriye, kugira wumve Imana. Niba ugifite ibikwica wihangane, ndabikubwira upfe Sekazuba asigara guhembura, njyewe ndakomeza urugendo. Amen, haleluya. Tugeze kuri segiteri bakusanije abagore n'abakobwa bari basigaye, nasanze bacukuye icyobo kinini cyane cyane. Batangira kuvuga ngo buri wese yijyanemo, buri wese yijyanemo, nta mwanya dufite wo kwica, twarishe twararushye, buri wese yijyanemo. Kubera ko nta muntu ujya yigemurira urupfu, rero twaranze. Batangira guhera iruhande, hari abantu benshi nkamwe kabiri wenda bari barasigaye. Bahera iruhande rero, uwo bakubise umupanga umwe ajyamo, uwo basunitse ajyamo, barasunika baratema, barasunika baratema, abantu bashiriramo. Induru zari nyinshi aho hasi, imiborogo yari myinshi muri icyo cyobo. Hanyuma ngeze ku munwa w'umwobo, bamaze kubangura umupanga ngo bankubite rimwe ngwemo, wa mugabo wari waraduhishe ahita ava nk'ahari, aravuga ngo no, abona bahawe nabi wabo, ntago bagomba gupfa. Haleluya. Nimumvugire ngo Imana, nimumvugire ngo Imana, Imana yo kabyara, Imana itari Bayari, Imana itari Ryangombe, Imana itari Nyabingi. Nimumvugire ngo Imana, 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 Imana. Nimumvugire ngo Imana, Imana ikiza abarwayi, Imana ituma ingumba zibyara. Nimumvugire ngo Imana, 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 Imana. Haleluya. Aho naho ndahava, ariko data babasibiye ndeba, barabasibira bose. Induru ziravuga, basibira bashyiraho igitiyo, akaruru kavuga, bataka, barasibira kugeza aho itaka ryabaye ryinshi, utururu turabura, babahamba bumva. Umwana w'Imana yasigaje ngo nzayivugire, uyu munsi nzabe ndi Musanze, ndahahaguruka ndigendera. Haleluya. Ndahahaguruka ndigendera, bansubizayo. Tugezeyo batwikoreza ibintu ngo mureke tuhunge, turagenda za Tanzania. Twavuye Rusumo n'amaguru turagenda Tanzania. Masasu nayo yari hejuru, byari bikomeye. Ayo nayo ndayarenga, abandi yarabafataga, akamufata ukabona aguye mwari kumwe. Itsoke, nge nta kintu byari bintwaye. Kristo yari ari kumpisha mu mutaka, akagenda misha, akagenda yansimbutsa. Ariko reka mbabwire, Yesu ariho, Yesu ariho. Nje kukubwira ngo Yesu ariho, kandi ijuru rirahari. Amen. Jewe ndi ubuhamya bugenda, kandi Kristo yarambwiye ngo ubuhamya bwawe nizo mbaraga zawe. Niyo nacitse intege, njya ndeba umuntu wambwira ati cara nkubwire, ngwino nkubwire aho Yesu yankuye. Hanyuma namara kumubwira nkamutekerereza, njya kugera mu gice nka kimwe cya kane, nongeye nuzuye umwuka, nkavuga ngo nakuvaho nkajya hehe, kari wowe wenyine. Haleluya. Iyi Mana iratuzi, izi n'amazina yacu, izi n'icyo uzakora. Nk'uyu mubyeyi ushaje gutya n'uyu mbona utakiri kubona neza, iminsi yanyu yari iyizi. Mwebwe rero mutakiri kubona, mwebwe mutifite imbaraga nkeya, ni mwingingira abakiri batoya. Imyaka musigaje n'iminsi musigaje, mujye mwingingira abakiri bato. Twikomereze, twikorere Imana. Niba mutarayikoreye mu gihe cyanyu, mwihangana. Haleluya, haleluya. Tanzania nagiyeyo mba marine,
ngeze muri Tanzania twahuriyeyo n'ababandi n'ubundi batuzi, barangije baza hahandi twabaga, baravuga ati mwebwe nta makuru mubitse inzoka, baravuga ati reka twabahawe nabi wabo, baravuga ati barababeshye ni twebwe biwabo, turaturanye iwabo twarabamaze. Barangije baravuga ati muze kubafata nimugoroba rero murangize. No muri Tanzania hari abaguyeyo. Shimira Imana ko ngiye gusubirayo mvuga Yesu, aho narindi ndi marine nirirwa nzerera mu nkambi. Ubu ndava hano ngiye kwimika abantu Nyagasambu kwa gatandatu, ninsoza ndajya Muhanga kubwiriza, ndasoza manuka Tanzania kubabwira Yesu, kuko data yarabyemeye. Wahanuye Dar es Salaam uyu tuzajyana, ntago wavangiwe. Amen, haleluya. Nageze mu nkambi mba marine, mwabakobwa mwe marine y'umukobwa iragatsindwa. Natangiye gusa kujya njya ahantu bafatira ibyo kurya, narindi muri segiteri na serire ntemerewe guturamo kubera ko ntari buturaho banzi. Hari undi mukecuru wari ushaje nk'uyu, we yari yaraciye ku mupaka bamuhaga karita kariho abantu 3. Twebwe twari twibaruye kuri wa muryango watujyanye, twari twavuyemo ntaho twari kubonera ibiryo, ntiwari kubibona udafite ikarita. Nkajya mfata ikarita y'uwo mukecuru nawe wahunze wavuye mu nkambi y'iwabo, nawe ufite ikarita ariko ataboneraho ibiryo kuko wabifatiraga muri serire na segiteri yawe. Fata ikarita nkajya njya kuritera aho bafatira ibiryo, nkagenda nkarunguruka nkareba uko babigenza. Babanzaga kusoma liste, bamara kuyisoma bakagenda batobora ikarita, bamara kuyitobora, murumva ko mbyibuka bariyo niba hari abagezeyo, kandi nari mfite imyaka 10. Bamara kuyitobora hanyuma bakavivura liste, bakakwinjiza ukajya gufata ibyo kurya. Jewe rero naragiye nkajya nkopera utwo batoboza. Bajyaga batoboza agakwasi cyangwa senyenge cyangwa agasumari, twose nize kudushaka nkajya ntwitwaza. Amen, haleluya, haleluya. Nkajya mu murongo wa segiteri ntazi, nkareba icyo bari gutoboza, nkinyabya hepfo mu kagunda nk'ugiye kwihagarika, nkatobora nkagaruka mu murongo w'abamaze guhamagarwa, bamaze no gusinyirwa, nkahita ninjira mu murongo w'abatoboye, nkahagararamo asike nanjye mu ibiryo. Aka kana kavuye he? Ni narindi mo hano, uretse turebe ikarita yawe bagasanga itoboye nk'izabo. Kavuga ati ariko nk'aba batuma abana bite byabo, ntuzagaruke bazajya biyizira, ngaho caho baguha ibiryo. Mbaza ngo ubwo bwenge nabukuraga hehe? Data, uyu data afite amakuru y'ubuzima bwawe yose. Yamaye ubwo bwenge bwo gukopera no kwigana ibyo bakora kugira ngo tubeho muri iyo nkambi. Kandi narabatunze, ndabatunga, mbatunga muri ubwo buryo, ndabatunga. Aho naho Yesu arahantungira. Aho ngaho hari abapfuye bazira amacinya, Yesu yarayindinze. Amen. Twaje kugaruka mu Rwanda, batangiye gucyura impunzi, ngaruka mu Rwanda. Ngarutse mu Rwanda rero ni inzira y'umusaraba iri ndende, kandi amasaha yanjye banze yarangiye. Amen. Icyo nkubwiye cyo nuko nabaye mu Rwanda ntagira umuryango, mba mu Rwanda ntagira aho ndara, mba mu Rwanda ntagira icyo kurya, mba mu Rwanda na babandi natungiye mu nkambi, narahageze nibo babanje kunyanga, ni nabo bampaye inkono yanjye, bambwira ngo ugende ujye witekera, ufite ibyaso. Ibaze uri umwana w'imyaka 10 bakaguha inkono yawe, wabigenza gute? Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi, n'ejo bundi yaraturamiye we. Amina. U Rwanda narubayemo ndazenguruka nshuti yanjye,
isi iranyanga ariko Yesu ahita anyitoragurira. Haleluya. Yesu ahita anyikundira arambwira ati ngwino mwana wanjye, n'ubundi ni jyewe wakwisigarije, n'ubundi ni jyewe wakwihishiye, n'ubundi ni jyewe wakwisimbukishirije biriya byose. Humura, ndi kumwe nawe. Ntangira kumva ijwi ry'Imana. Ubu ndi mu bantu badakunda guhanura kuko nasanze abantu babiriramo cyane. Navuga ngo reka njye nivugira Yesu nabonye, ibindi ni akazi kabyo. Iyo bije ariko nabyo njya mbivuga. Amen. Yesu yabizanye ndabivuga, kandi sekazure kambikubwira nubwo nari nabivuze. Amen. Nuko ugiye kuba icyamamare mu gihugu hose, uzicishe bugufi. Kuko nabonye imodoka nyinshi zigiye kujya ziparika hano zivuye i Kigali, zivuye muri Kigali, zije gushaka Imana. Amina. Bagiye kugeraho bavuga ngo yaracishije, ngo ntabwo ikiri Imana gusa ari gukorera, ahubwo yaracishije. Haleluya. Kubera ko Imana yambwiye ngo imyambi y'intwari irayivunaguye. Halebosika tota. Imyambi y'intwari igiye kuyivunagura, ngo abaciriritse bagiye gukenyerana imbaraga. Kenerana imbaraga Imana izigukoreshe mu gihe abandi bari kwifata nabi. Haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Amen. Aho naho yaranyimanye, ndazenguruka. Yesu atangira kuvugana nanjye. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abanjye ndabazi, ngo kandi ngo umwana wanjye yumva ijwi ryanjye, kandi nanjye ndamumenya. Ijwi rya Yesu nararimenye, ntabwo binsaba kubanza gutitira. Amen. Iyo avuze ndumva, kuko yatangiranye nanjye muri uwo mubabaro n'agahinda, akajya ambwira ngo humura ndi kumwe nawe. Bene da, narababaye kugeraho agahinda kandenga, nkajya ndyama ahantu naryamye ntuzuye amarira, kandi ntazi igihe naririye. Bampinduranyaga nk'abahinduranya umwenda cyangwa umupira bawakuranwa. Uncumbikiye umunsi ejo akanyirukana, undi yancumbikira uyu munsi ejo akanyirukana. Ngeze aho ndabihaga, njya kwibera mu rusengero, njya kwirerererwa aho nzakorera. Yesu ajya kurerera n'ubundi muri ministeri uzakoreramo. Amen. Njya kwiberamo da. Amashuri narize ndatsinda, ariko kandi igikomere nari mfite mu mutwe nacyo nticyane kinyoroheye. Ndashimira data wumishije urunyo rwagendaga mu mutwe wanjye. Sinzi aho rwagiye ko sinari mfite unyitaho ngo njyane muri sikaneri bajye kureba ikigenda mu mutwe. Ariko aho bari barakubise impiri, hahoraga hagendamo ikintu cyagera aha nkakubita kigasubira inyuma, nkakubita kikagaruka. Nahoraga muri muvoma yanjye n'urunyo, numvaga ko ari urunyo rugendamo, ariko mvuga ngo rwagiye hehe. Yesu ajya abyumisha kugira dukorere Imana. Ni ukuri nta hantu nivuje. Cyonzi cyo nahoraga mva imyuna, rwaza mu myuna, I don't care. Njyewe cyonzi cyo nuko nakize, ndi kuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya. Haleluya. Ibyo pastor yahanuye ngo byo kubabara mu gatuza nkajya mvuga nkananirwa, nabivanye muri Aziya. Aho naho nagiye kugeragerezwa kugira ngo nemererwe gukorera muri uyu muhamagaro w'intumwa. Nabanje kujya kugeragerezwa muri Aziya, mu Barabu batavuga Yesu, muri babagabo b'Abanaki, babandi wegera ukajya ubona wowe urinzige nk'uko muzi Bibiliya. Jewe nabibonesheje amaso. Aho ngaho niho nakubitiwe n'Umwarabu, arankandagira, ankandagirira hasi kugeza aho nenda gupfa, musaza waramunkiza. Amen. Aho naho ntago nari kuhagwa kubera yuko data yarazi ko uyu munsi nzaba ndi hano. Haleluya. Ibu bagore batagira ubwoba kuri iyi si, nta bwoba ngira kuko Yesu yarabunyijije. Hari ahandi Yesu yabunyijije navuze ngo sinabivuga byose, ndi kukubwira ko gusura uwo yaremye kuremeye imirimo myiza, kandi nta kintu utakora ngo igukoreshe ibyo yashatse. Muri uko kuzenguruka no kuzerera, nabonye abagabo gito bigira abakozi b'Imana atari bo, kuko bifuzaga kunsambanya kugira ngo bancumbikire. Nagera yakirukana umugore akamukubita, yamvanye mu rusengero ambwira ko agiye kumfasha kugira ngo asigarane.
Imana ikampa ubwenge ati sohoka inyuma y'uwo mugore usohotse. Nkasohoka, namara gusohoka agasigara yituka ngo kariya kagihe niko nari nirukanye. Nabonye abarokore bakubita abagore babo kubera irari, kandi ngo babakubitiye ko batinze muri korari. Niba urimo wihana, nibwo butumwa bwanjye ngenda mbwiriza abantu bose. Amen, haleluya. Nabonye aho uwitwaga umufamiliye wari wasigaye, marume anjyaniwe ngagiye kuntunga. Ngezeyo nsanga umugore wafite ntabyara. Arambwira ati ngize Imana, ntago nzatunga umugore utabyara uhari. Wowe tugiye kubyarana ngo utuze mu mujyi, hanyuma wasigare mu cyaro. Ndamubwira ngo jewe ntago nzabyarana nawe kuko uri umubyeyi wanjye. Arambwira ati ibyo ntacyo bitwaye, n'ibyakure kwa mama wawe. Arangije abona ko ntabyikoza. Nari maze kuba nko muri 17 aho ngabwo nasimbutse byinshi, mwumve ko ari urugendo runini. Hanyuma aho ngaho nari mvuye mu masengesho y'iminsi 3. Imana ntago itinya amasengesho yawe, ahubwo itinya gukiranuka kwawe. Amen. Ntabwo Imana itinya amasengesho wiri gusenga, itinya gukiranuka kwawe. Nari mvuye muri minsi 3, nari nyoboye korari muri ADPR y'abantu 60 ari je mwana urimo. Ejo mfite soruti yo kubasohokana kuririmba ahantu, ariko Satani aranyubahuka. Arambwira ati turaryamana kandi tugomba kubyarana. Ndamubwira ntibikunda. Abonye ko bidakunda, ikintu yakoze yarambwiye ati nzanira iryo tara, nta kibazo ubwo niba byanze ujye kuryama. Ndizanye yafatanye n'umukono w'itara, anyinjiza mu cyumba arafunga. Nibwo nari mbonye umugabo wambaye ubusa akuyemo imyenda yose. Amen. Arambwira tukubona ameze nawe ari kumera. Ndamubwira ngo ntibikunda. Arangije yari umusirikare, nta nicyo nari gukora, nari akana gato. Yose ayimaramo. Amaze kuyimaramo asenga Imana, ndayibwira ngo niba ntarigeze ngukoze isoni, uyu munsi ukemera ko zinkora, ntuzongera kwitwa Imana yanjye ukundi. Imana yacu ikunda icyubahiro. Haleluya. Namaze kuvuga iryo jambo, ndagenda nicara nko hepfo y'igitanda. Nicaye hepfo y'igitanda araza nkurura y'ukuboko, numva akuvanyemo nkubita ku gitanda. Mbona ko byarangiye nanjye. Haleluya. Ariko vuga ngo na nyuma ya zera Imana irakora. Aho ngaho Imana yahise inyuzuza umwuka wera. Akimara kunkubita ku gitanda mbona ko birangiye, nuzura umwuka wera, mvuga mu ndimi. N'uyu munsi narongera kuvuga kuko zari zaje ari iz'ubutabazi. Navuze indimi nyinshi cyane. Arandeba aratinya, arambwira ati ngaho haguruka wigendere, fata imyenda. Nafashe utwenda nambaye ubusa, arakingura ndasohoka, njya mu cyumba njya kwambarirayo. Ndakomeza nuzura umwuka wera kugeza mu gitondo. Haleluya. Amen. Wowe uvuga ngo bafashe ku ngufu, ngo nukuri ngo yagize biragirika bigirika ibiki, ntago wabashije gukiranuka. Haleluya. Haleluya. Bwarakeye njya muri ryavuga butumwa. Ngeze Imana irambwira ngo bambwira ngo iby'ibihe n'iminsi ntibabyiteho. Namaze kwicara ntazi ko ari je mbwiriza, bampereza agapapuro ati ni wowe uri bubwirize. Haleluya. Ndavuga nti nanjye ibyo kuvuga ndabifite. Sinabahaye ubuhamya ahubwo wa mwuka wera narayemo, ni wowe watumye mbabwira iby'ibihe n'iminsi. Ndabwira ngo mwaba pasiteri mwe, ejo waba uri pasiteri ariko uyu munsi urinde. Iby'ibihe n'iminsi wibyitaho. Uko waririmbaga neza wa muririmbyi wibyitaho, twumvikana. Uyu munsi urinde. Buri wese yishakamo ikosa. Nagiye gusoza abantu bose bari hasi bari kurira. Mbwira Imana ngo iyi foto uyifotore, umunsi nzajya kunanirwa uzayibuka uri mu ijuru, untabare wongere umpagurutse. Haleluya. Haleluya. Aho narahavuye, ubuzima bwaranze njya kuba umuboyi. Nza muri Kigali ntahazi, ngenda ndorongotana, ngera ku mudamu wari indaya. Yaranze arambwira ati kire ndabizi urasenga, ubu buzima ntitwabubanamo keretse nawe wemeye kubikora. Ndavuga ati noneho muri Kigali ndabungerera he kandi nabungeraga. Ndavuga ngo reka nitoze kubikora. Ijwi riraza rirambwira tugiye gupfa, ugiye gupfa.
ariko nawe mwuka wera amukoreramo. Mwuka wera ajya akorera no mu batamwizera, amukoreramo. Arambwira ati kire ndabizi ntabishobora, ati ahubwo reka ngushakira akazi. Anshakira akazi ku mukapiteni wari warabaye pararize, ngo ujye umutekera umukorera isuku. Ni ibisanzwe nyine utuzi nk'utwantu bajya badukora. Ati nta kibazo, ni umuntu w'umurwayi. Ndagenda ngezeyo ndabikora, nabikoze ibyumweru 2, ariko nkajya mbona hinjira abakobwa basohoka, simenye ibyo barimo. Nzi ko umuntu ari umurwayi, nkaba nzi ko baje no kumusura. Umunsi umwe Satani aramusanga, aramubwira ati ariko ubona utari kumwe n'umukobwa mwiza, ati uze mu cyumba ufata ibyo guteka. Ninjiye mu cyumba nawe arakinga. Ariko Satani we, amina, amaze gukinga arambwira ati ndashaka ko tubana, namenye kuri imfubyi. Satani hari igihe aza kukurashisha umwambi w'ubuzima urimo. Tinamenya kuri imfubyi nta miryango, none reka tubane. Wowe ibi bintu byose anshyira ku kanunga nka Satani. Ibi bintu byose mfite ni ibyawe, nta mwana ngira, nta miryango, nanjye ntabo ngira. Murumva ntari mfite kwemera, ariko unyereka imodoka kandi nari narabuze n'icyo kwambara. Najyaga njya mu rusengero natiye umwenda, navamo nkawusubiza. Ariko ndashimira data uhindura amateka. Sigaye nambara amabaze no mu mibyizi, sigaye nshakisha style ndi bwambare, kuko amateka yarayahinduye. Haleluya. Arambwira ati ndamubwira ati ibyo sinabikora kubera ko ndi hano ndi umuboyi. Ntugashake kwizamura utarazamuka wa muntu we, waretse ukaguma kuri Yesu akaba ari ukuzamura. Ndamubwira ngo njya ndi umuboyi, ntago naje kuba umugore. Arambwira ati nyine ndashaka kugukura mu buboyi ukaba umugore. Ndamubwira ngo igihe ntikiragera. Amen. Ubwo mwebwe muri gucumuzwa na za smartphone, mwangure smartphone nyine ndamuha, urapfuye, urarwaye, ntago urahagarara neza mu byo Yesu yaguhamagariye gukora. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yamfatiyeho pisto, aho niho ngiye gusoreza, ni byinshi sinabivamo. Yamfatiyeho pisto arambwira ngo urabyemera ntubyemera. Ndangije bitewe n'ukuntu nari narashatse kwiyahura bikanga, nari narashatse gupfa kubera ubuzima nkabibura. Ariko bene da, reka mbabwira ngo icyo data yavuganye namwe kizasohora. Najyaga mpanga kwiyahura, akambwira tuzi ibintu biri imbere yawe, uzi ukuntu uri mama w'amahanga, uzi abana uzabyara, uzi urugo nzakubakira. Ati none ugiye gupfa, kambwira ati buretseho gato ngiye kukugirira neza. Umwaka ugashira nyigendera kuri iryo jambo, ariko simpfe kugeza igihe bisohoreye. Imana ijya igutera igipindi cyo kugusindagiza. Haleluya. Yesu asindagiriza mu masezerano, ubu nibwo ndi kuyinjiramo ayo yambwiraga muri ibyo bihe. Amen. Akambwira ngo uzi indege uzurira, uzi ukuntu uzajya uzihinduranya. Ntizazurira buriya ngiye kureba nde ko imiryango yashize, nzaba najyanywe nande ko amashuri nayo mbona byanze kubera kutagira aho kuba. Bimeze bite? Ariko data ndamushima ko ayintegera, nkagenda nkava mu mugabane nkajya mu wundi, nkava mu gihugu nkajya mu kindi. Ntabijyanywemo n'amashuri, ahubwo mbijyanywemo no kubaha Imana gusa. Hallelujah. Amen. Aho ngaho nawe arandeba, amfatiyeho pista, abona ntabwo bafite. Ndangije ndahumiriza ndavuga ngo gira vuba. Negereza isasu ndaribura, ndahumura, nsanga yagaramye ku gitanda, igipisto yagitaye hariya. Haleluya. Ndavuga ngo aha naho data aranyimanye. Imana ishimwe. Naho arahanyimana, ndisohokera, ariko arambwira ati ntitwabana, sohoka ugende. Aho narahasohotse, ngize Imana mbona akazi ko muri salo kukoremo amasuku, bakajya basigira urufunguzo. Mbivuze bazabimenya ahantu nabaga hariya mu kajagari, bakansigira urufunguzo ngo nze kuzinduka nkora isuku, nijoro nkararamo, mu gitondo nkakora akazi, nkongera gutyo mbona uburaro kugeza aho bampembeye nishyura akazi. Noneho mbumukire nangira kuraramo. Amen. Ntangira kuva mu mazu y'abantu. Aho niho data yagiye ansanga arantabara,
aho niho data yankoreye ubukwe, aho niho data yanshingiye ntagira imiryango. Arambwira ngo nzagukorera ubukwe bw'amafaranga atandukanye, nzagukorera ubukwe mu madolari, mu mayero, ntazi n'ayo ariyo. Haleluya, Imana ishimwe. Reka nkubwire wowe wanga gutangira Imana, nari mfite ibihumbi 70 byonyine ari byo nsigaranye. Ndagenda mbiguramo agatuti ko mu rusengero, ndagenda ngashyiramo n'abango n'ubundi ibintu byenda kunkorera ubukwe, reka mbihe Imana. Ndabibwira ngo niba we kuyampa byakunaniye, njyewe wayo mfite reka nyaguhe. Mwagiye mumenya no gutamba ibitambo bibohoza ibyanyu. Ako gatuti maze kugashyiramo, umunsi umwe hasigaye icyumweru ngo ubukwe bube nta kintu mfite. Magaze kuri ka gatuti ndi kubwiriza nijoro, ngiye kubona mbona amayero arinjiye 500, mbona andi madolari arinjiye avuye Amerika, mbona navuye aho mfite 1,200,000 by'u Rwanda. Haleluya, bivuye mu kumenya gukora icyo Imana yaguhamagariye. Wajya umenya kugerageza Imana. Ndashimira data rero ko yangiriye icyizere, nyuma yo kunyimana, nyuma yo kunkura muri ubwo buzima bwose, nyuma yo kungerageza ibigeragezo byinshi, arambwira ngo naraguseye ndanakuyungurura, ahasigaye nkugize agafuka ryoheye abantu, ngaho genda uzenguruka isi. Haleluya. Iryo jambo yarimbwiriye muri Aziya, aho ngaho yari yanjyanye kugeragezwa, marayo umwaka n'igice size uruhinja rw'amezi 8. Wewe wanga kuza guterana mfite abana, nge yasigishije uruhinja rw'amezi 8. Amen. Hanyuma ngarutse nsanga yateguye abo kunyimika ntanabizi ntanabishaka. Ibyo nabyo nabanje kubyangaraniga. Arambwira ngo icyo nagusigarije urakizi, igihe cyose utazakora icyo nagusigarije nzakwica nkwihambire nk'uko nabigenje Mose. Kuva uwo munsi naremeye ndi gukorera Imana, kandi simfite gusubira inyuma, kuko hanze aha nta cyiza kiriyo, kuko turabo yaremye rero ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo yandi yateguye kera. Haguruka dusenga Imana, ufate umwanzuro guhera uyu munsi. Ese imirimo Imana yagusigarije gukora urimo urayikora neza? Ese icyo data yagusigarije gukora uri kugikora neza? Uraje uvuge ngo nzajya nza hano mu rusengero kuko nje kumva icyo Imana ivugaho, kuko nje kumva ibyo Sekazuba hanura. Barakubeshye, hari icyo Imana yagusigarije. Aho niho nakuye imbaraga zo kushinga umuryango witwa Dorukasi, ufasha imfubyi n'abapfakazi n'abantu batishoboye, kuko nazengurutse muri ubwo butayu, narabuze umuntu wambera Dorukasi, narabuze umuntu wambera mwiza, uwo ngezeho wese akajya mbera mubi. Ndavuga ngo jye data nuntabara, ukantabara gato gusa, nzajya menya abababaye, jyewe wanayama nkayahubabaye, atari uko nyasonzotswe. Aho niho nakuye izo mbaraga. Uwo muryango uri gukorera ku isi yose, ari wo duhuriramo n'aba bakozi b'Imana. Amen. Ndakwifuriza kuba umudorukasi mwiza muri iyi si. Ndakwifuriza gukora icyo data yagusigarije. Ndakwifuriza gukora imirimo myiza. Niyo password yonyine izafungura amasezerano buri guhererwa hano. Nudakora neza, wishaka iby'Imana ngo nabizagukorera neza. Kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, kandi n'imirimo idafite kwizera ibipfuye. Mureke dukorera Imana. Turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nukora neza uzabohoka, nukora neza uzahumanuka. Za karande zo mu miryango zizapfa kubera ko akoze neza, ariko niwigumira ukuri. Jewe umudayimoni yarapfuye w'iwacu, kubera ko bose nta ururira indege n'abasigaye, ariko jye ndiho. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye data, uri Imana y'imbaraga, byiringiro bizima. Nsengeye buri wese wumvishe ubu buhamya, wumvishe iri jambo, nyemerera umuhe gufata umwanzuro uhereye uyu munsi. Impamvu zose bagushyiraga imbere zo kutagukorera, utangire ubaganirize. Helebosika total. Tangira uganiriza imitima ya buri wese uri hano. Tangira uyirondora uyimenye, buri wese yumve ko nta kindi wamusiga.
wamusigarije, uretse gukora imirimo myiza gusa wamusigarije. Mana, ndasengera abari bafite intege nke, ndasengera abari bafite inzitwazo, uhereye none ubahe gufata umwanzuro wo kugukorera, kuko nicyo cyonyine kizatugeza imbere yawe. Ijambo ryawe niryo rimbwira ngo uje vuba kandi uzanye ingororano. Ngaho rero Mwana, ganiriza umutima wa buri wese yishakemo icyo akwiriye gukora. Ndagushimye kubw'iri torero, ndisabiye umugisha, aka gatuti ngasabiye umugisha, ngasabiye amavuta. Uzahagera wese azakira imibereho, azakire gukira, azakira ubuzima, azakira ubukire mu izina rya Yesu. Urakoze, ndagushimye. Umukozi wawe umukoresha iby'ubutwari muri ino si, umumenyekanishe kandi uzamurinde kuvangirwa nk'ab'iki gihe. Data, musabiye imbaraga zidasanzwe, musabiye imbaraga nk'iz'ikizu, arabasika totayini dezaya zore paragadashka, muzamure mu rundi rwego rw'amavuta. Uwiteka umukoreshe, abantu bakomeye muri iyi si bazaze bamushakisha kubw'amavuta azaba afite. Urakoze, ndagushimye, mbisabye nizeye izina rya Yesu. Amina, amina.